ariko nyine ibintu man ni danger bro. Nta kibazo. Naribo bro. Ibyiza yaba yaragushyiriye cyangwa yarakuzaniye mu buzima bwawe ni ibihe? Wenda nyine na ibintu byose nyine nuko nyine umuntu wabavuga ngo ushobora kunguka ukanahomba, ni nkuko nyine mu buzima bwa buri munsi hari ikintu ushaka gukora nyine kikakuberamo cyiza cyangwa kikakubera kikakuzanira ibyago. Irandembe ku ruhande rumwe urumva nyine yaneje hasi zitandukanye, kubwibwa amagambo ya hato na hato, kuba abantu turi kumwe nyine cyo kora cyo wenda icyo yanyeretse cyo ni ikintu kimwe cyonyine, yanyeretse umufana, yanyeretse umuntu nyine, yanyeretse umukunzi n'utaba umukunzi. Ariko burya inshuti uyibona uri mu bibazo. Iyo uri mu kibazo, iyo umuntu muhamagaye kuri phone ukavuga ati nyamara afite ikibazo, nubwo yakobwa ati Paul urabyumva. Ariko nyine iyo uri mu bibazo nyine n'undi Murakaza nyine agakuma amashyi akavuga ati yego nabambwe nibyo pe nabambwe, ariko sine bambamba bizagenda bite? Yandimba arambabaje man. Ariko ntari nyuma y'ibyo byose ubuzima burakomeza. Uretse kwiyahura kubera Scovia, urumva Scovia yabigezemo uruhare kutiyahura kwanjye. Man, ndanuza namurangira ariko man, damn. Shama nari ubuzima umuntu abamo ukavuga ati ibi bintu niyo naricuje ndavuga ni man ku kindi muntu yanditse, ariko ndavuga ntabwo nabihagarika nabyinjiyemo, reka nyine mpangane nabyo. Ubwo nyine kizavamo nzacyakira n'amaboko yombi. Yego. Gtuff, ubukwe bwa kera n'ubukwe bwa none cyangwa muri iyi minsi bitandukaniye? Ubukwe bwa kera kenshi na kenshi bwabaga ari ubukwe budateguye, ari igihuha urumva. Ariko muri iyi minsi ya none ubukwe bwa none waba ufite kamera, hari abanyamakuru, hari post zitandukanye, YouTube zaraje, TikTok zaraje. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora ubukwe online bukarangira. Eyo, what's up Rwanda, what's poppin' Kigali, ndizere ko ramoro kandi bigenda neza cyane. Ikaze muri 1on1, ikaze kuri NARABABWIYE TV, kora subscribe, comment na share, ubwira abantu bisakuze dore byabaye. Ikaze nitwa taikun, Ndahiro the OG, uyu mujingiye kubona mwakira muri 1on1 episode yindi. Kandi ladies and gentlemen, this guy afite byinshi avuze, ni umutungo w'igihugu. Nesanze n'ubutaka ni darapo n'izuba muri ryo, aragenda nagashira yo afite hit after hit, ni back to back, bumper to bumper, bandika bando. Igikodo cy'abanyarwanda no bwatsi butoshye butumye butajya bonashira yo. Uyu nguyu ni umugabo mu bihe byose, mu mpeshyi ndetse n'itumba. Eman follow seasons, yitwa Gtuff, yitwa Ni bihe bintu byiza wabonye nyuma yo gukora indirimbo yitwa Gitosa? Ibintu byiza nabonyemo naje kuhura nini baby twize kuza nyine winje mu buzima bwanjye, abwinjiyemo nyine biraho ngaho bitewe n'indirimbo Gitosa. Nyine arabiguza nyine ari ukuntu umuntu yinjira mu buzima bwa Kanabutosa nyine yaraje nyine ari ukuntu umuntu yinjira mu buzima bwa kabwinjemo bwa nyabyo. Uwo mu sister rero nako uwo babes yinjiye mu buzima bwanjye abwinjiramo, turadiringa nyine dukomeza kudiringa mu bijyanye n'urukundo, turadiringa biza kurangira babes nyine afashe mu kufata kwiwe. Rero mu kufata kwiwe mvuga dada nuzamure kura bigenze bite man. Ubu no kuvanga ikintu usigaje kurwana nacyo, yaramfashe ngiye guhanga no ko namurekura tayari, nicyo kintu ngiye kurwana nacyo cyonyine. Kubera icyo murekura? Koko urumva bode bavuga ko kenshi na kenshi mu gihe uri umugabo iyo watangiye kujya nyine urabona iyo urimo kwishakisha utaribona nyine, urumva ukishakisha ukiri ku matangazo, ku maradiyo, ku mateleviziyo hirya no hino utaribona wowe ni ukuvuga ngo iyo haje undi muntu mu buzima bwawe hari igihe hazaje kukurimbura cyangwa se akaza hari umuntu nyine hari ikindi kintu kimuzanye muri kuko ni ukuvuga ngo satani we ikintu akora ni ikintu kimwe cyonyine. Satani agendera kuri cya kintu abantu barimo baravugaho. Dore wenda urugero rwa hafi, niba barimo baravuga ngo
taikun channel ye irimo irarebwa we azaza none aguteze babajama bagenzi bawe batangire bakurire batangire bagusebye batangire bavuga ko nyine ujye mvange kandi wirira akanyama akaboga batangiye bavuga ko ubamo next kandi uba muzigeretse mani batangiye bavuga nyine bagusenye kuko satani w'ikintu akora nago satani uzamubona n'amaso yawe no we azazira muri magenzi wawe nkuko n'Imana ushaka kubona Imana uzayibona muri magenzi wawe nushaka no kubona sekibi uzakibona muri wa muntu nyine ushaka kwigira sekibi kuko kumva ko agiye kuba intumwa ya sekibi umuntu akamuha amafaranga kugira ngo asebye taikundi umuntu akamuha amafaranga kugira ngo asebye na cameraman umuntu akamuha amafaranga kugira ngo asebye igitangazamakuru cyawe umuntu akamuha amafaranga kugira ngo agusebye ko ari umuntu uje kuvuga ngo wenda urugero ukaba ufite nk'umukunzi wawe we akagenda akamuca inyuma akamubwira ngo mwana ubuze umugabo wawe buriya ngajya urwara igicuri ahubwo se n'amara wigeze urwara Jesus mana we teko imihanda ni bihe bintu bibi waba warahuye nabyo nyuma yo gukora indirimbo yitwa Gtuff? Ibintu nahuye nabyo wenda ni haso ya ibintu nyine byo kuvugwa bya hato na hato n'iki bamwe bavuga ira ndirimbo bimeze bite niyo ndirimbo yamangakishije umuzima kuko nyuma yo kuyisohora naraso yego mvuga njya mu rusenyo shima Imana vane Imana warahabaye biraba pe ariko nyuma gushima Imana ibintu byabayeho papa mana huye n'ibintu bikomeye cyane mura n'ibintu binkomereye mwumva amagambo ya hato na hato mwumva ibintu nyine ngiye ubwanjye hari igihe cyageze ndavuse Mana ubu koko ni Yahure kubera indirimbo Mana ira ndirimbo man pe yari ni indirimbo ni nziza pe yego yarabikoze ariko ni indirimbo nyine yaragiye ifata ubwongo bwa yaranjagaraje kuko natambukaga tafu none ngiye byagezeho numva ngaje numva babantu ninjya kuvuga izina ryanjye kuba navuga natinya no kumuvuga izina rye hano kuri no kamera mwumva avuze kuri ira ndirimbo ubwo bukanyice man ibangana ku buryo washatse kwiyahura ngiye man ira ndimbo ngewe nayikoze nibwa amafaranga kandi koko nabigutangarije nyuma yo kuyikora ahubwo kugira ngo wenda mbone bya bindi numvaga ko nishobora kuba nayibonamo amahoro pe ariko nyuma yo kuyikora niyo ndirimbo mana ngewe narageze ndavanse mana kuki wandemye kuki washize kuri iyi si ese kuki wemera ko ibintu bimbaho ese nibandi bantu bibabaho ese nibaza ninde muntu waba arakoze indirimbo byibuza man ngiye byabaye mu mezi abiri ariko ari amezi abiri sinzayakumbura ntago nzigera nyakumbura niyo narahangayitse ndeba ukuntu usigaye ngana mbere nafite maze kugira ngo umubiri ijana ko irandema twinanuka ndananuka kubera amagambo ya hato na hato nagendaga mvugwa kandi n'abantu wenda bagenzi banjye bagiye banatanga n'amafaranga kugira ngo Gtuff kugira ngo niba ngende kuri live mu manure mu kire mu hajya babyita ngo nyine kukumanura yigo ukamanura ariko ndagira ngo umbwire ngo Imana yakuzamuye nta muntu ushaka kukumanura ni Imana yakumanuye nta muntu ushaka kukuzamura amagambo arakomeye ngiye man narababaye cyane bro igihe cyo gusohora indirimbo yitwa Gtuff cyabaye kibi cyane nyine ngewe yego nyurumva nayikoze kubwagahenda no mubabaro nanifitiye kuko ni buri bucire bwanjye birarangiye ure ukuntu satana no mugome ndabikoze ndikozemo bucire bwanjye ngiye sabiriza kwa kuntu mujya ku ma TikTok twari dusabiriza birabaye sinzi ukuntu nifatiye umukire bamufashe namufasha akajana mufashe ubwo kubwo mbanari ndagiye njya kudirenga na producer turadiriringa biza kurangira tudukoze nago nangaje amafaranga natanga nakoresheje wenda nishyuye muri iyo ndirimbo ariko ikintu gitangaje muri ibyo byose ni ukuntu yasohotse ari indirimbo mvira simple nta bintu birenze birimo wumva nyine ibintu birangwa byoroheje ariko nyine irazamuka man nge nagezeho ndavuga ni man basubwo niba ari ndararemewe kuziyahura simbizi gatekereza mwana se kwara kaboro kamwe neza kuvuga ngo ni gute wakwiyahura waba umuyede waba umupfundi wanakura waba n'umutatire cyangwa ukaba na noza na waba jama sindukuntu babita banoza umutonto waba toto cyangwa ukaba natatine ariko ubuzima bukagenda neza ndereba ndavase ko iyi ndirimbo itume niyahura kubera indirimbo ariko niba ari ikintu nabonye kibabaza kivuna ubwonko no kuvugwa mana taiko nibizakubeho waravuzwe ugera ubwo yifuza kwiyahura kweri
ni birebire cyane cyane birebire mani irayifu tatuma ni birebire nuko nyine umuntu ababira bakabona ibintu byoroheje ariko mani birebire bro eba niko nakundi ikintu nyine ni ibintu byabashatse kuba nyine mpamvu umuntu hari umuntu ajya kumva umuntu anyandikira ka message ngo mani jita ngo wanzamuye uzagenda mbafite ko ntari uricuza ko wakoze hit oya nyine hari ikintu ukora wowe ukagikora uzi ngo ni ikintu nyine kirangwa cyoroheje ariko ibi byose ni bagenzi bacu nyine ari ukuntu ngewe bondi nyiza imihanda nawe n'abantu bandwanya benshi kabisa barandwanya bakora ibishoboka byose banyita umurozi bavuga ko nyine bagiye bamvuga amagambo nyine menshi yatuma nyine mva imihanda urumva mani nyine nagiye muri n'abajama mani imihanda ntabwo nazi ko nyine ntabwo nazi ko ubusitani bwakugeza ku rwego rwo kumva ko wakwiyahura kandi umuntu ukureba akabona ibintu ntamena ariko ntabwo baba bazi life umuntu aba arimo nyuma ya kamera cyangwa se nyuma yabona ubuzima tuba turimo ni danje bro ni danje Imana mwijuru imbabarire Jita niba uri bushobore kubimbwiraho umunsi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Bwana Barangira BTR akomoza ku ndirimbo yawe yewe n'izina ryawe wabyumvise uri he ni ibintu wakiriye ute nyine uriya munsi nibwo nongeye kugira amahoro mu mutima wanjye ndabwibwaga byinshi ngiye gufungwa nkibaza man buriya abantu bazi ngo hari Madrid ni ahantu horoheje ariko iyo ufashe mugenzi wawe ukamusabira kumujyana muri uriya muriro kereka wenda ugiye ukabanza ukajya muri uriya muriro ho rimwe ukawuvamo nanjye nkawujyamo ariko ubundi ijambo rye baravuga ngo musabirane cyangwa ko ntabwo wakwifuza ko nyine wakumva ko wagira ku rwego rwo kuba wafata umwanya uhagije ugafata umwanya ugatekereza ukavuga ati iyi niga reka nyishyire mu muriro ngewe nageze amahoro nyuma y'uko ngiye Biranze ni ahantu tuziranye pe yikora akazi ke nanjye ndi umwana w'imihanda akora akazi ke nk'umugenzacyaha nanjye ngakora akazi nk'ikirara k'imihanda sasa ngewe kubona amahoro kwanjye cyangwa se kumva byibuza mbonye aho agahenge gake ni uko ku busobanuro bw'iriya ndirimbo yabivuzeho sibyo ariko mana byari ibihe bikomeye watewe ubwoba bari bakubwiye bati birakurangiranye rero kibivugaho umera nk'usubirije agatima impembero kubera ko yavuze ko ntago yeruye ngo avuge ko ari mbi yo kujugunywa yavuze ko nyine biraho bisa naho bidakomeye cyane ngira ngo niho waboneye amahoro kuko urumva we uramujama yakoproningaga cyane kuri audience avuga ati nyakuba murangira tsiri ko ubona abagore barimo kubyina ni emi wo kugihe akavuga ati kubona bari ababyeyi bayibyina ukabona abana bayibyina avuga ati ndaga ikibazo ari uwayikoze ahubwo ikibazo nimwe muyibyina ati ngiye guhana nahera kuri mwebwe muyibyina bishatse kuvuga ngo we uriya ni umugenzacyaha kenshi nakunze no kubivuga avuga ni ngewe narafunzwe nzi ibyaha nakora nkamanikwa ndabizi neza sibyo nta gitutsi natutsi urimo nta zina ry'umuntu ryari ririmo yewe nta kintu navuzemo kirenze kubita kuri kandi nk'uko ubu se ntabwo wakubitaho ni ibintu biri aho ngaho ariko abantu baragiye barabiremereza bagenzi banjye ku gahanga wakubita kuri ka gahanga wakubita no kuri ka karinete ni ukuvuga ngo ni ibintu biri aho ngaho njye bisize mu buryo bwa komedi nimo ndihigira ibirayi nk'uko nawe arimo kwihigira ibirayi ariko nibaza ikintu cyanunguye kubona bamwe muri bagenzi banjye banangira amafaranga kugira ngo Gtuff njye hasi sibyo ariko ntacyo burangiye nkunda kubivuga njye n'umujama umwe nize kubwira uriya mujama muri barabajama dukunda kubona kuri extract simvuze amazina yabo ariko umwe namubwiye ni wowe agahinda unera nawe ntuzabura uzakagutera buriya mu gihe wifuriza mugenzi wawe ikibi
wimenye ko nawe icyo kibi urimo kunyifuriza ejo kizamvaho nawe kikujyeho erega nanjye unambaye umubiri nk'uko nawe wambaye ibi bintu wifuza ko bimbaho ese wowe izo hiti wowe ejo uzibonye njye nakwifuza ko nawe wakumva ko mugenzi wawe wamufata ukamushyira nk'umuntu urimo kujogo inka inyo ukamugira ukamusebya nyine ukumva ko kuba ariho we biguteye ikibazo. Jita indirimbo ya Turagitosa ntabwo yahinduye ubuzima bwawe? Yarabuhinduye pe, yarabuhinduye iranabwica kuko njyewe ahantu mvuga ko wenda ubuzima bwanjye bwapfiriye nyine urumva habayeho haso zitandukanye na mbese man biriya bintu nuko ari wowe biriho man njye nuko nagize n'Imana nkaba ndi wa muntu ukunda nyine kuba undi umuntu ukunda kwiyegereza Imana gusenga cyane ariko njye biriya bihe nayo kuba naripfiriye kabisa. Washatse kwiyahura? Washatse kwiyahura G? Man gusa Imana y'umwijiri mbabarire ntabwo nzigera niyahura kubera umuntu man. Oh man, sorry bro. Byageze kuri yo level man. Yako nari Kamera man. Kamera brother. nari no mpamvu nyine ibintu man ni danger bro. Nta kibazo. Eba nari bro. Ibyiza yaba yaragushyiriye cyangwa yarakuzaniye mu buzima bwawe ni ibihe? Wenda nyine na ibintu byose nyine naki nuko nyine umuntu wabavuga ngo ushobora kunguka ukanahomba ni nkuko nyine mu buzima bwa buri munsi hari ikintu ushaka gukora nyine kikakuberamo cyiza cyangwa kikakubera kikakuzanira ibyago. Irandembe kurandi rumwe urumva nyine yaneje haso zitandukanye kubwibwa amagambo ya hato na hato kuba abantu turi kumwe nyine cyo kora cyo wenda icyo yanyeretse cyo ni ikintu kimwe cyonyine yanyeretse umufana yanyeretse umuntu nyine yanyeretse umukunzi n'utaba umukunzi ariko burya inshuti yibona iri mu bibazo. Iyo uri mu kibazo iyo umuntu muhamagaye kuri phone kwa bwatemanya nyamara afite ikibazo nubwo yakobwa ati pole urabyumva ariko nyine iyo uri mu bibazo nyine n'undi Murakaza nyine agakuma amashyi akavuga ati yego nabambwe nibyo pe nabambwe ariko sine bambamba bo bizagenda bite kandi mbarambabaje man ariko ntari nyuma y'ibyo byose ubuzima burakomeza. Byibuze se aho bigeze aha ni amahoro Gtuff yongeye gusubirana yasubiye mu buzima yahoze yishimiye guturamo? Yanjye urumva nyuma yuko nyine bya bintu byabayeho bikaza kuvugwa aho hirya no hino ku maradiyo atandukanye no ku mateleviziyo ndetse no public no mu nsengero barabivuze no mu mudugudu barabivuga ya nyine nyuma yuko uriya mubyeyi yaje kubisobanura ukuntu ndicyo wenda no hamba napfuye kugira agahenge n'imigambi nari mfite mibi uretse kwiyahura kubera Scovia. urumva Scovia yabigezemo uruhare kutiyahura kwanjye. Oh man. Nanuza namurangira ariko man. Oh damn. Shama narubuze umuntu abamo ukavuga ati ibi bintu niyo nanicuje ndavuga ni man ku kindi muntu yanditse ariko ndavuga ntabwo nabihagarika nabyinjiyemo reka nyine mangane nabyo ubwo nyine kizavamo nzacyakira n'amaboko yombi. Yana iyi ni 1-on-1 imwe muri 1-on-1 nkoze zingoye ariko zinagoye nawe uri kuyireba kubera ko sinigeze cyangwa ntibigeze expectinga kubona Gtuff Ararira cyane n'ukuntu umuzi cyangwa se nawe umuzi ari strong energetic vibes iri hejuru cyane very positive soul rero yarize cyangwa se ukabona arababara ni ibintu bibi cyane niba yarageze ubwo atekereza kwiyahura cyangwa se kuba yakiyambura ubuzima ni ibintu byari bikomeye ni ibintu bitari byoroshye ni ibintu navuga ngo icy'ingenzi nuko turi kwishimira ko Gtuff atiyahuye tukaba tukimufite ahumeka ari muzima
twaramukunze turacyamufite biza kuba rero akiyahura cyangwa akiyambura ubuzima bijyanye n'indirimbo yakoze bijyanye na critique yakozweho cyangwa se abantu bagiye bamugarukaho byari kuba ari igihombo gikomeye cyane byari kuba ari ibintu bibi cyane ariko mboneraho n'umwanya wo kugira ngo mbwire media houses ibitangazamakuru abafite mu nshingano n'abandi cyangwa se n'abantu audience kuvuga critique biri mu bintu byica imitima y'abantu twe tubikora twe tubituyemo ntago turi safe ntago turi amahoro ntago tumeze neza dufite ama depression dufite agahinda gakabije dufite kumva twiyanze bijyanye n'akazi twakunze cyangwa se twaje tugana ariko tugahora na outcomes zitandukanye zijyanye n'ababikora bishaka mu nyungu zabo bwite cyangwa se n'abakritisi kubera ko batazi art ngo ni iki cyangwa se ibyo tubarizwamo ngo ni ibiki niyo mpamvu ubuzima bwacu bwajya mu kangaratete cyangwa se bamwe muri twe bakifuza cyangwa se bagatekereza kuba bakiyambura ubuzima. Turakomeza n'ikiganiro one on one narayihinduye nsigaye mfitemo indi part yitwa past and present. Muri past and present mba nazanye ibintu bya kera nkabihuza n'ibya none nkabaza umutumirwa wanjye w'uyu munsi cyangwa se w'uwo munsi ntese ibi bya cyagihe n'ibi ngibi by'ubu ngubu ubona bitandukanye cyangwa se bihuriye hehe agakoraho comment. Segment yitwa past and present ikiganiro cyitwa one on one nakuyemo part y'amafoto nyisimbuza iyi part cyangwa kino gice cyitwa past and present. Reka twumve muri past and present Gtuff abifata gute abihuza gute cyangwa se abitandukanye ate. Gtuff ikaze muri past and present. Merci ndishimye cyane kabisa. Yego. Yeah. Gtuff ubukwe bwa kera n'ubukwe bwa none cyangwa bwo muri iyi minsi bitandukaniye. Ubukwe bwa kera kenshi na kenshi bwabaga ari ubukwe budateguye ari igihuha urumva ariko muri iyi minsi ya none ubukwe bwa none bufite kamera hari abanyamakuru hari post zitandukanye YouTube zaraje TikTok zaraje ni ukuvuga ngo ushobora gukora ubukwe online bukarangira. Yeah. Iyo urebye amatorero cyangwa se amadini ya kera ukayahuza n'amadini ya none bitandukaniye hehe? Idini rya kera niryo dini ryaririho ariko iby'ubu ngubu ni igihuha kuko muri minsi ya none umuntu wese arashyushye umuntu wese arimo kwitekerezaho n'abapasiteri basiga bari muri shuguri mbere nta mupasiteri wajya kujya ubusanga arimo kubugutana ngo yagiye guhiga ahubwo usanga ngende hano ugasanga imihanda pasiteri yaje kuri kunuza nawe yaje guhiga ari mu biganiro bishatse kuvuga ngo kera idini nyine ibya kera umuntu yabaga ahugiye ku kintu abaga ariho niba ari urushako n'urushako niba ari ugusenga n'ugusenga niba ari ukubyina n'ukubyina mbese icyo yabaga ashizeho umutima yakekerezagaho nyine akacyegera byanyabyo none ubu ngubu kano kanya man abaturage none rwose man nibyo pe turasenga ngende yiji man ariko icyo mpamya neza ubu ngubu kano kanya bite n'ahantu uko isi umuvuduko ifite abaturage ubu ngubu ni igihuha kuko umuntu wese abasha arimo gushugurika umuririmbyi mbere wasangaga umuririmbyi kumubona yagiye mu yindi mirimo byabaga ari ikizira none ubu ngubu umuririmbyi asigaye ari umukarasi bamwe n'abayeda abandi n'abafundi ubwo se mana yanjye kandi aririmba kandi wenda muri church runaka muri korali kandi ugasanga yes ugasanga muri shuguri niyo mpamvu buriya ngo amatorero y'ubu ngubu ni igihuha. Urebye amashuri ya kera ukayahuza n'amashuri ya none cyangwa iyi minsi ubona bitandukaniye he? Amashuri y'iminsi arasobanutse kuko impamvu ngubwira ko asobanutse kera nyine hari ibintu batajyaga biga hari indimi batajyaga biga ariko muri iminsi ya none nese tuganire kera ngiye niga nigeze kwiga nkoresheje cya kibo bitaga niba ari kibaho rubaho cyabaga kiriho imirongo yerituje hariho imirongo yo kunoza ndagibuka habaga ni bore yimeze nyine twayitaga kibaho dukoresha n'ituje ibyo boro nta muri no viziyo hari umwana nk'undi bivuza nona muri comment babikubwe niba bakubwira ngo hari umuntu uzi ira boro kibaho kireka abantu babaye muri generation ya Gtuff nibo babasha kumenya ibyo bintu kuvuga ngo rero amasomo ya kera nayo ngo birahaba nyine n'abantu bizanahurira ibyo ubu ngubu ni very nice kuko numva abantu twasobanutse abantu barakangutse kandi kera abantu babaga basinziriye none abantu bose bari maso n'iminje zarakangutse go Noheri cyangwa se irayidi bya kera ugeranyije na Noheri n'irayidi bya none ubona bitandukaniye? Irayidi ya kera nawe yabaga ari nziza cyane kuko ndibuka kera ndumwana irayidi ya kera yo habaga buri buke turi wenda turangije igisibo
twafataga icyo bita utujerekani tuvuga ngo ni musikure da yesu ni rayidi yidi musikure da ku kesho ni rayidi yidi musikure da ku kesho ni rayidi sema tena musikule da ku kesho ni rayidi sema tena musikule da ku kesho ni rayidi sema tena musikule da ku kesho ni rayidi sema tena musikure da ku kesho ni rayidi sema tena musikure da ku kesho ni rayidi sema tena musikure da ku bake oya we tutawaua nyie. Haujua mimi mnajua sisi tumekuja bwana noma sana noma lakini nishakwambia lakini usikue mbali na mimi na sisi lakini kila siku tukue pamoja kana sisi back to back bumper to bumper bandika bano yani usibadilishe channel yako hii ni nambari 1 Afrika Mashariki na Kati yani unasemaje mtu wangu waambie msichelewe mwanao mkuje mbio lakini yani kana sisi mwanzo mpaka mwisho how sio man sichelewe papa yani usisite mzee si njoo lakini unishaniuliza kwirayidi nukuvuga irayidi urumva twebwe twarahuruzaga ariko najya mumbwira ngo irayidi ya nona ya Allah n'abantu umenye ko byanabaye irabanume nukuvuga ngo kera mbere wasangaga abantu harazanya miramo genda byibuka mani mu gitondo kwirayidi najyaga mu ngo 10 azigeze zitandukanye kwa Kasimu kwa hano kwa Sheikh Kasimu kwa Abdallah hose najyayo urumva mani kwa Idrisa ngaho deni biza kurangira ubu ngo kano kanya ubo basiramu bonona nabo sige ebana nago ukuntu mbere urukundo abasiramu bagiraga rwaragabanyutse ngewe nta singi imboga marabizi ko ndikirara ndi umwana w'imihanda singi imboga singi n'amashu ariko urukundo rwakira mbere wasangaga umusiramu mani kumva umuntu ari umusiramu mugenzi watuye muri quartier mani nukabutajya tariye ukamwambika akabaho neza yewe deni ukaba niba adafite n'ububasha ukagerageza kumufasha ukanamusunika kugira ngo nagire hehe kw'icya kintu nawe abasha kwigaburira ariko kano kanya mani njye uzi life yambaye ufite abasiramu mani uzi ubuzima nabaye ubusembanirwa ndira n'abafite ntabwo mwana abasiramu uzi famille mfite njyewe buse bankoreye iki ariko bishatse kuvuga ntabwo ngenda kuri famille ariko se kano kanya niba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwa ngo twugire urukundo sibyo urukundo nyerekana uruye ese urukundo wereka umuturanyi wawe n'uruye urukundo wereka wa mwana y'imfubyi mama we yangusigiye kandi no mu famille wawe n'uruye ngende ibuka mama wanjye apfa mane vie wa mama wanjye apfa kuko papa wanjye apfuye mu ntambara nako muri jenoside urumva ariko ngibuka mama wanjye apfa ejo bundi muri 1996 bro nibwo nabonye umuntu wari ujye bura n'ujye nubwo nyangira amarira cyafite ibintu byinshi byapabashe man Imana igira amaboko urumva man wafashije ninde ubu se nago ejo ko mama wanjye yapfuye niga primaire hari uza avuga ati mbore kare mwana tukomeze tumusapotinga azamuke ejo nago tuzi cyari cyo niyo mpamvu ujye ubona n'imihanda itayikundi nakwemeraga abantu umusazi nakwemera ngajya no mabfumu nakwemera ngajya ni kuzimu ariko nanjye ngajya imihanda ariko bishatse kuvuga iki ngewe narakuze ndihiga man taikun ubuzima bwanjye ni filimi ndende mbukuye mu basiramu mbozanye mu buzima bwanjye Allahu akbar wana mavane mwa basiramu mbabarire twaye ku basiramu ariko urumva nyine mbana umunwa wanjye reko zanankoraho umunwa tugira hanyuma iyo urebye urukundo rwa kera n'urukundo rwo muri iyi minsi bitandukaniye hehe urukundo rwa kera nyine kera urabona ko abantu kera impamvu habagaho urukundo nyine ruri kiriya kera nago abantu babaga bari bize cyane ariko kuri kano kanya tureba ubu kano kanya isa tureba n'ubuka isa umuntu wese ari bize ndakubwira ngo n'umwana w'uruhinja ubu usanga gatura udutafari kabomba tuntu kibaza uruhinja rwamenye guhiga gute njyana mwana babimeje dutonye mu rugo baba batangiye kumva amatafari nkibaza uruhinja rumva amatafari gute rwaje muri karakara man abaje gukora za broke bujuje isteri y'amabuye kandi bafite imyaka ngingahe n'uruhinja man kwa kuri umwana kutamenya kuvuga ngo ta ariko ugasanga atangiye kugira gute atangiye kumva amatafari byavuye mu bantu bijya mu nyamaswa abantu agiye sanga hari inyende zimo kwiba abantu ni gute inyende urasiga ibagasi inyende kabire yikonye man ibintu byarakaze n'inyende zisige ziba man
Oh my God. Damn. Jesus. 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 hanyuma twavuga ku rukundo rwa kera n'ugubu ni ukuvuga ngo nyine urukundo rwa kera nyine abantu babaga batari bize cyane ko bahari umuntu wese man ndagira ngo nguhe example mama na papa bagigirana papa yari atuye ku Muhima papa yari atuye ku Muhima mama atuye hano mu Gashyekyo hano Gikondo ariko vi yajyaga yandika leta akahita yikubita muri posta yuko hari mu mujyi hari posta yakora yari connected ni posta hano Gikondo hari kuri bank populaire yatagamo kamakaretire Mary nawe akemera agacika mu rugo mu gitondo mu ruturuturu yarabimbwiye akaba agiye kureba ngo ku posta ngo ko umugabo yamwohereje ubutumwa nta phone zari ziriho nge nibaza ukuntu bambyaye batege nabibajije mama yanga kuma ubusono bwabyo namwana mbwira ukuntu we na papa nyine mwajyanye connect mu kambyara kuko yambwa ataho kwa mwana wowe ubundi uriki namwana ngende Gtuff bishatse kuvuga ngo rero kera urukundo rwabaga we wajyaga kubona mu baby wamuruhiye be man isibye ubungu twebwe abo baby ubungu birekuye man mwakonye mu kamera ngambwa buzima bwa kera iyo wajyaga kurongora bakuzana ngo mu baby ubana n'ubumuga bwa kutagira amenyo man idimwe nemo bukamukuzana atanabyara ukabyemera papa wakabaza akamusogongera man inkundo za kera rwabaga urukundo rurukiriya nk'umujye iyo nza kuba papa wanjye ariho kano kanya akando Yesu akagira gute yewe nari kumubaza ni akandongorora umugore mu Kinyarwanda cyiza babyita kukazanura nari kumubaza ni sepa kuramutse ukazanuye umugore wanjye nishakiye nge ndamutse nkazanuye mama wanjye byagenda biti none ngewe abatajye kwataka umugore wanjye nge ntabwo nakwataka Mary wanjye se kera hari ibintu bya kera byabagaho ariko ugasanga rimwe na rimwe nyine byabaga ari ibintu byica urukundo rw'abantu bariko bakabyihanganira none kano kanya urabona mu bebe mukagigirana ababyeyi banyu ntago babijemo mukamara iminsi mugatandukana urumva ikintu tunzanzaniye iyo content ni nziza cyane uzayigumeho yitwa past and present ntago ari past yari umutubo iyi content yitwa past and present past and present past and pleasant past and pleasant na agace ka one on one ikiganiro cyitwa one on one ariko harimo part yitwa past and pleasant wow okay abadukujya babyumvisha n'ubundi urumva rero bishatse kuvuga ngo rero urukundo rwa kera n'urukundo rw'ubu n'ahantu bizegera bihurira urw'ubu ngubu ni igihuha man mbabe marakundana man ushaka kujya kuri stage maniga nje ngo kwiririmbira gusa beba kaze yo Gtuff akamambera rimwe byonyine akabama ya kanimero kugira mu rugo nkamwandikira to be mazute okay meze neza ngahita nkongereza umeze neza ngahita nkohereza kuri voice note be no si shabe nusa kujya mama basuze nutandota basuze kurota imana okay ukahita kohereza hari ibindi hari yo bita live bya boro nuza nyene video niba ari video call umwana ntabwo amushaka ngo muburi umwana bebe ashaka kujya muri douche kwamwe ati beno nowe kuramo douche tujye gukora live agakuramo kuramo douche agakuramo imyenda ye nagakaraba amurimo gukora live ari muri douche yiwe nawe uri iwawe sheri bimeze neza agatapinga n'Imana bakazegwa na za gift kandi ntabwo ujye umumanura urakomeza ukamuzamura bishatse kuvuga ikirero urukundo rwa kera n'urw'ubu ngubu n'ahantu bizegera bihurira ubuhanzi n'abahanzi ba kera batandukanye n'abahanzi n'ubuhanzi bwa none rero tuganire nge nanjye ndishyira muri ako gatebo kabo ngo yego ntabwo ngiye nabizi ko naje ngo mukotete kureta nk'igihuha ariko kurande rumwe wenda yegeye wajya kuno ukabona birabaye kera abantu ba kera bakoraga icyo bita melody yandikaga amagambo wowe uzumva igihe n'igihe imyaka n'akaka urumva iyo nibutse Ararira yabayeho naravuka umutesi wanjye seko nziza yabayeho naravuka urumva gakoni kabakobwa wiribagiza uri umwana w'ingezi kagashirwa no kukajyana burya amaherejo bashirwa bakabonye kaze nkomboye amagambo y'iseko iki byose urumva mani byarabaye izuba rirarenze na 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 dore karaje
mana nge ngira uko ngenda ababyenda bubaha mwana tubanjirize rwose sinabobahoka ariko hagati y'ibiti bibiri hajya babivuga hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kugera twahagera nkakwibuka ndakwibuka ajyanye namwe igihe magera nkakebuka nakwibuka nkaguhamagara nkakwibuka y'amajoro ndakwibuka urumva Bruce Melody abadutayemo akinyuma abaraje za saa moya ejo nugize igenza abadutayemo umufungo Gtuff abatayemo aragitoza hanyuma taikun abadutayemo narababwiye niyo mpamvu mubwira ngo narababwiye n'iki byose izo ndirimbo nuzifata ukazihuza neza koko ndaguha example turakora indirimbo iyo ugize Imana ibyibuze ugize Imana iyo ugize Imana hitinga amezi 3 no kuvuga ngo rero ikintu cyambere kiro nyamukuru ibintu bya kera n'ibyo ubu ngubu uzasanga bihabanye nubwo uzigira ubona bihuje ariko ari imico ya kera yacitse ukabona ari ibi bravo akandi tundi tuntu twa hato na hato nk'indirimbo za kera wigeze umva pazica imara zararirimbye ba Sosomado bararirimbye bano ndenge kuva kizigenza we ari muri generation yacu sibyo ariko bishatse kuvuga ngo ibya kera n'ibyubu na ahantu bizigera bihurira hanyuma amasoko ya kera kurema isoko bya kera cyangwa se kujya mu isoko bya kera bitandukanye no kurema cyangwa no kujya mu isoko bya none mbere habagaho icyo bita hari isoko bitaga Karabaye muri Karabaye wasanga hari bavanga uyu munsi n'umunsi w'isoko ariko tuvugana ubu isoko ni buri everyday buri today nubwo wagiye usasa nese mbere hari isoko wajyagamo saa moya zuzuye muri Karabaye babaga bagize gute bahafu isoko barifunze ariko tuvugana ubu hari isoko nk'irya Kimironko nubwo wagiye usasa bazijoro urahaha papa za Sumba supermarket ni ukuvuga ngo ibintu rwose ngewe taikun niba uko wenda ndiho muri kino kinejana ariko n'ikinejana cya kera bajya bamaga amakuru ya kera mama na papa ariko icyo mpamya neza ibyobo isoko rya kera n'iryo ubu ngubu n'ahantu bizigira bihora kuko ubu turahasa z'ijoro turakumanywa ariko kera usangaga bahahaga rimwe gatatu mu cyumweru ahubwo biba baragowe ugasanga umuntu aturutse Kayonza agiye guhahira igikondo ngo bagiye gukora imisoko none ubu ni buri everyday buri Monday to Sunday mana we 24/7 yes what why kubera icyo utajya guhahira mu iryo soko rya buri today 24/7 yeah repeat after me ubwo repeat subiramo nyine nyuma yanjye 24/7 24/7 24/7 ni ukuvuga 24/7 rero ni uguha amasaha 24 kabivuze mu kirimi cy'iwacu amasaha 24 bitandukanye n'amasoko ya kera nanone birahurira reka dusoreze ku mitekere ya kera n'imitekere ya none imitekere ya kera itandukanye n'imitekere ya none kera nk'ubu ngubu urugero hari ibintu byagiye bicika kera ukuntu bajyaga bateka nk'ibirayi bakabitekanaga nyine bagafata ibirayi bakabironga neza cyane bya kinyarwanda deni bakabishyira mu nkono ntabwo ari inkono y'itabi ahubwo ni inkono za nkono za kinyarwanda iyo nkono ntabwo ikibaho hari ibintu bya nyine ubu ngubu none turarya amafiriti za mayoneze kera saa habagaho mayoneze wajimije kamera bro mana yanjye biratandukanye cyane Jita ndagushimira rero okay alright nanjye ndabashimiye cyane wakoze cyane kuza muri 1-on-1 ariko special edition ya past and present iyo past and present tugomba kwitaho cyane n'abana zabyanzaye bakondeje wakoze alright